arandeba ati ese uri demobe cyangwa uri retired. Bankoresha interview, hari n'abantu benshi, hari na fande n'umu general ushinzwe abademobe yari ahari. Ashimira iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero. Ndashimira leta y'ubumwe kuko leta y'ubumwe idahari ntago bakabaye barabikoze ngo babinkorera bikore n'abandi bantu, yaba ari babandi navuze bahoze ari abacenyezi cyangwa bakoraga ibindi batavuga rumwe na leta. Natwe twari abasikare ba RPF. Ndashimira Perezida Kagame nk'umukuru w'igihugu. Yes, bakunzi ba BBM TV aho muri hose nizere ko mumeze neza. Ndabizi yuko ngo iyo meze neza namwe muba mumeze neza. Reka rero nangire mbashimira mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi, isaha ku isaha, kandi mudahwema no kudusharingira ibikorwa byacu tuba twabagejejeho, ndetse n'inkunga ikomeye yo kudutera inkunga rwose ikomeye yo gusubscribinga cyangwa se gukora ama like y'ibiganiro tugenda tubagezaho. Muri iyi minsi rero maze iminsi nibaza ku muntu already mwamaze kumubona, bamwita Bosco cyangwa se BBM uburyo tumumenyereyeho, best manager. Reka ntangire cyangwa se dutangire ikiganiro tugiye kugirana. Banze wibwire n'abadukurikiye. Yani Nkurikinka Bosco, mu buzima busanzwe nkaba nkora ibintu bya event management. Yego Bosco, sinaguherukaga imyaka hafi baye nk'ibiri. Ese byaba ari akazi? Ese byaba byaragenze bite? Cyane ko nanabonye umeze nk'umuntu wanananutsemo. Byagenze bite? Yo hafi biro birenga 80 byose, hafi biro 90. Mbona rwose n'uwari unakuzi cyangwa se n'abari basanzwe bakuzi soko biri kumera, soko nari nkumenyereye. Wari ubyibushye, uri sharp. Nyine turifuza kumenya Bosco bimeze bite. Haba ibibazo byinshi, habaje kaza ikintu cyitwa corona, COVID-19. Corona yaje ibintu nyine ituma abantu batabonana, tumara igihe kinini cyane nyine abantu badasohoka. Aho basohokeye events naho zari zemerewe neza abantu bahuriragamo, cyangwa se mu buzima busanzwe ko managinga amahoteli. So ntabwo rero byakunze ko duhura n'abantu kubera ikibazo cya corona virus, cyari ikibazo cyateye isi yose. So ariko nyuma ya COVID nza kurwara indi ndwara. So naje kurwara bihambaye bikomeye cyane. Ese hari uburyo wenda witaweho cyangwa se hari ababashije kukwitaho muri ubwo buryo bwose? Kuko burya umuntu atarakwitayeho uko bigaragara, naho twagusuye hano mu rugo rwose nabwo hari igihe tutari no kuhakubona. Byari bimeze bite muri ubwo buryo bwo kukwitaho muri ubwo burwayi bwawe? Narivuje bisanzwe, ndwana nabyo, ndwana n'ubuzima buhambaye babura indwara. Njya mu bitaro byinshi, ndashaka kuvuga amazina yabyo hano, babura indwara byinshi. So njya kujya ku bindi bitaro bimwe byo hano Kigali ho barayibona, basanga ndwaye indwara ikomeye cyane y'umutima. Ariko nari ntakiryama ntakicara, binsaba guhagarara nakwihina bikanga, ntarya kandi numva ntashonje, ariko nkumva nta mbaraga mfite nyine. So basanze ndwaye umutima, baragerageza Kanombe, njya Faisal biranga, njya ahantu hose biranga. So njya kwivuza Nairobi hanze. So nta mafaranga nari mfite, abantu baraterateranya, inshuti zanjye, family baraterateranya, njya mu bitaro bikomeye bya Nairobi ndivuza, baramvura. Ariko si bamvura neza, sigara haburi ibintu bitameze neza. So nyuma ndagaruka Kigali, nkomereza Kanombe kwivuza hariya Kanombe. Ndivuza noneho bigeraho Kanombe bigakora kuri mituweli, bakancisha mu byuma mu biki byose. Hari ukuntu mituweli byoroshye, ariko barangiza bakanyandikira imiti ihenze ku buryo ntajya kubasha kuyigura nk'umuntu none ukirutse, umuntu utagikora kubera uburwayi. Imiti pe ku buryo nacishagamo nkajya kuri farumasi nkagura umuti kamwe k'ijoro.
kamwe kandi gahenze, harimo kaguraga 2,500, akaguraga 2, akaguraga nk'icyatanu, akaguraga 500, nko kugura ubunini 10 icyarimwe, kamwe ugasanga n'ubundi bibahagaze 9,000 cyangwa 12 bitewe n'imiti yabuze yashize yari ebara. Birananira ariko Imana yo mu ijuru hari ikintu yaje kunkorera. Ni nayo mpamvu iki kiganiro muje kundeba nshaka kukivuga. Hari abantu nshaka gushimira riyari. Iki si ikiganiro wenda cy'ibindi bintu, ndashaka gushimira. Ko tutaragera ahantu wenda twashimira cause nabyo turahita tubijyaho, ariko mbere yaho gatoya, ese wari hamwe n'umuryango wawe, wabashaga kubabona cyangwa se wenda nyuma yo kuvayo urumva hari uburyo wenda waratashye ugera mu rugo bisanzwe, se wongeye kubona movement nk'uko byari bimeze, se wongeye gusubira mu kazi, ubu noneho bigeze he, uhagaze ute wenda ku buryo umuntu ari wese rero buriya urambajije bituma nibuka ibindi. Ntabwo narwaye ngo njye Kanombe wenda ngo cyangwa Faisal ngo bamvure nagiye mu bitaro, mara iminsi mu bitaro, abantu barambika, abantu bakora urubuga rwo kunshingura, abantu barambika nyine, abantu barampeba, bashaka abapasiteri baza kunsengera, batangira guteranya amafaranga yo kuzanshingura. Ni ibintu byari birenze uko ubyumva. Namaze imyaka hafi 2 mbabara. Iyo nababaraga mu mavi, n'ubu ndacyacumbagira, ibirenge bibyimbye byenda gusaduka, bibyimbye bingana gutya, hano habyimbye, umugongo ubyimbye, mu maso harabyimbye, ibirenge bibyimbye, intoki mbese nta buzima, mbyimbaganye kandi ntarya, ibiryo binukira, nduka, mfite umuriro mwinshi, mbese koko abantu bari barandambiwe babona ko ndi umuntu ugiye gupfa n'ubundi. So ibyo bintu biza bibaho birarambirana. Haza kuza abantu bavuye muri Amerika baba special mu docteur, ukuntu banoranya ndi umuntu wa 10, bashaka kuvura abantu 10, nza ndi wa 10. Bajya Faisal bancisha mu byuma, barareba basanga ebana umutima wanjye n'indangara gato ndi bupfe mu cyumweru gitaha. Umutima wari warabyibushye, warabyimbye, noneho urabyimba cyane ku buryo amaraso abura haca, yaburaga haca. None amaraso yabura haca akishakira inzira, agaca inyuma yaho yagaciye kubera umutima wahabyize. Noneho yaca inyuma yaho agaciye, agahita amanukira mu bihaha. Yajya mu bihaha, ibihaha byajya guhumeka bikabura uko bihumeka, bigahumeka 25, bigasubira gutya 50, 25 50, 25, kandi byakabaye 50 50 50 50, none bikaba 25 50. Urumva ntago umwuka wazaga. Ebana birakomera. Nibwo naje kujya Nairobi, abantu baterateranya amafaranga, harakeneye miliyoni zigera kuri 18, abantu babonaho nka 6-7, ndagenda nkora ibikunda, ndagaruka. Ariko ngaruka nibura hari ibyo bakoze Nairobi, none ariko ngarutse ngira ikibazo cy'imiti. Kanombe nta kibazo baramvuraga na mituweli, ariko ikibazo cy'imiti kiba imiti pe, ku buryo nasigana n'ijana simfite akazi. Umugore yaragasezeye kubera kunyitaho n'ibiki, noneho no kurya mu rugo ari ibibazo bihambaye. Byari ibintu bikomeye cyane. So aho ngaho rero sinzi Imana yo mu ijuru yazanye umuntu umeze nk'umumarayika. Nicaye ahantu, azana na mushiti wanjye uje kunsura ko nari ntakigenda, umugabo witwa Dr. Hope ni umumajoro ukora mu bitaro bya Kanombe. Arambwira abona ukuntu meze, abona ibintu byose birakomeye. Arandeba ati ese uri demobe cyangwa uri retired? Hari ukuntu bitandukanye, hari ukuntu retired na demobe bitandukanye. Ndamubwira ndi demobe. Ati are you sure uri demobe? Ndamubwira ngo yes. Arambwira ngo demobe, nyereka ikarita yawe. Nayo nari mfite. Ndiruka njya kuri komisiyo barayimba, ndayimwereka. Mu munsi bafatiraho abantu baba demobe bafite ibibazo bitandukanye kubafasha. Ntazi ibyo ari byo.
baba ari abantu benshi, ubu noneho abatakiri Dr Hope baba babaye abantu benshi, noneho ba bantu bankoresha interview, hari n'abantu benshi, hari na fandi n'umujenerali ushinzwe abademobe yari ahari. Sha birakomera, baranyandika ndumirwa, ariko ntaha numva ntafite icyizere n'ubundi. So aho rero niho ndi buze gushimira ibintu, ndi bushimire ntaha nafite icyizere, ariko ntaha hari ibintu banyijeje, ariko ibintu banyijeje nk'umuntu wumvaga nenda gupfa, ntago natashye numva ko ari byo, numvaga ari ibintu mvuye hariya. Aho niho ndi bushimire rero. Ntashye ngiye ko nashize iminsi numva barampamagaye, ndabitaba, bambwira ko nemerewe kujya kwivuza. Ngira ngo wenda ni brag, njya Kanombe, noneho njya hari office zihaba za demobe kuri gate winjira ukinjira, njyayo mbaha ikarita, mbaha indangamuntu, bambwira ibyo mfatoza ndabikora, mbereka igipapuro mvanye kwa muganga, baneraho stamp, bahita bandangira farumasi. Iyo ni komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza ingabo zavuye ku rugerero, kandi izo ngabo zavuye ku rugerero nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ingabo za RPF gusa cyangwa za RDF, inkotanyi cyangwa se RDF, oya, n'abari abacengezi imana. Abo bantu bafasha n'abari abacengezi barwanaga nabo, abantu barwanaga n'inkotanyi cyangwa barwanaga na RDF. Ni ukuvuga ngo RDF abantu bahungiye za Kongo, iyo baje nyine ku mipaka bakarasa hano, bari abacengezi twarwanaga nabo hano za Ruhengeri, Gisenyi na Kibuye, Gitarama. Abo bantu nabo bameze nkanjye, njyewe wabyawe n'umukada. Ibintu biratangiye, wabyawe n'umukada, yari umukada, njyewe wabyawe n'umukada, umwana mu nkotanyi, n'umwana wa Exfari, umwana wari winera hamwe, umwana wavuye Kongo, umuntu wavuye Kongo arwana bakamufata miri, uwamanitse amaboko akaza, bose twese tuba mu kintu kimwe twa demobe. Abavuye mu icyo gihe mbese hambere bitari uyu munsi, kuko abava uyu munsi bitwa retired, ari bibareba. Noneho hahandi muri sale nakubwirwa ndasimbutse, twari twicanye n'abo bantu b'abagore, nkareba abantu nkabona abagore bavuga ngo twara abacengezi, birantungura. Noneho nsubire hahandi rero, sha bampamagaye ngira ngo ni black, baneraho kashi ndagenda, ariko mbwira umumotari ntuzimye moto, numvaga nsa nk'ugiye kwiba ibinini, numvaga nsa nk'umuntu ugiye kwiba. Mbwira umumotari ntuzimye moto, uguma ndakwishyura, ndakongeraho 1000 ku mafaranga ndi buguhe. Umumotari ndagenda kuri farumasi banyoherejeho, fata imiti, bazana igikapu cy'imiti, ihwanye n'ibihumbi nka 300, n'ibihumbi 300, kuko ndabizi ntabwo iri hasi ya 300, ahubwo yaba 300 plus guteranyaho. Bazana igikapu cy'imiti, ngifata nihuta, ndasinya nihuta, ndacana kuri moto ndagenda. Umutima umbwira ko nibeshye, ko bibeshye, kubera mama n'imiti myiza. Shimira na Dr Yves, kuko Dr Yves ni umudokiteri uvura Kanombe, yarambwiye ngo komisiyo igiye kwishyurira. Ndavuga ngo yego, reka nkwandikire imiti myiza, anyandikira imiti myiza. Sha ndagenda ndayinywa, ndazuka. Ngiye mu ndebe hano, nazutse kubera komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza ingabo zavuye ku rugerero. Iyo itaza kuba ariho, ubu mba narapfuye, mba ndi rusororo. Ndashimira komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza ingabo zavuye ku rugerero. Si ibyo gusa, ndacyakubwira, banyemeye ikintu cya kabiri, bati none bitewe n'ukuntu umeze, ahubwo tuzajya tuguhemba n'umushahara. Simvuga umubare wabo, tuzajya tuguhemba umushahara buri kwezi kuri CSS. Duha nomero za CSS, nk'umuntu udakora utazapfa. Urubu bamaye imiti, bamaye n'umushahara. Bamaye imiti, bamaye n'umushahara. Mu rugo batangira kurya kawunga, ntago ndanyibasha guhaha.
byari bikomeye cyane, ariko bitari ibyo bati kubera utakibasha gukora utakibasha no kugenda uzaza kureba ukuntu ncumbagira, kuko mu mavi hose hari harashenjaguritse kandi ahandi hose ndumva asa nk'ugenda umera neza, ariko amavi yanze gutungana ni kuzajya bakareba bambaga cyangwa bakora iki. So bata umushahara nabwo ngira ngo ese buriya bazabikora, sinzi ukuntu nicaye mu rugo ngiye kubona bakameze ngo tutu ndebye mbona CSS zigamo ndebye mbona kangahe na zero zingahe, ndarunguruka sanga tayari ndavuga se abantu bari siri njyewe yari ngo maze guhembwa gatatu kandi biragaragara ko bizakomeza. So ikitaraba ni kimwe ko bamenye no kuzatwubakira kubera tukibasha gukora, kuba bya bindi byarabaye n'icyo ndahamya ko kizaba, kuko ntabyo byose ndabikekaga kuba byarabaye, n'iyo nzu nzayibona kuko n'ubundi buzima buragoye, kubasha gukodesha n'ubuzima umuntu arimo arwaye ntabwo ndagira imbaraga, biraruhije cyane cyane, ariko ndabizi nk'uko ibyo banyemereye byose babikoze, n'iyo nzu izaboneka kandi sinigeze njya kubasaba, ibyo bintu barabyiboneye bo nk'ubuyobozi nka leta y'ubumwe, barabireba barabibona bati umuntu yari umuntu wacu yarwaniye igihugu, nubwo ari demob n'abandi ba demob benshi tutateze kandi ngewe gusa tujya ngo ubundi butoni nakubwiye ngo n'abari abacengezi, ni ukuvuga ngo kahita uri umunyarwanda ufite amaraso yavutse mu Rwanda, ntavangura, nta kuvuga ngo uyu nguyu hoya, ariko utekereza abantu bubacira inzu bagakora bya byose nakubwiye, bakavuza abantu babarwanyaga, abantu si abamarayika, abamarayika. So uburenge gufata umwanya w'umunota shimira, ndashimira iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero, ndashimira leta y'ubumwe kuko leta y'ubumwe idahari ntago bakabaye barabikoze ngo babinkorere bikore n'abandi bantu, yaba ari babandi navuze bahoze ari abacengezi cyangwa bakoraga ibindi batavugaga rumwe na leta, natwe twari abasirikare ba RPF. Ndashimira Perezida Kagame nk'umukuru w'igihugu ukuriye ibyo bintu byose, intore zirusha intambwe, kuko igihugu cyabaye kiyobowe nabi tudafite umuyobozi mwiza nk'uriya n'ibyo bintu ntabwo byakabaye. Ndashimira igihugu cyanjye, ndashimira abantu bambaye hafi njya kwivuza Nairobi, ndabashimira kandi Imana ibaha umugisha abantu bose mvuze, ibaha umugisha itagabanyije. Ubu meze neza, ikibazo mfite ni icy'iyo nzu, ubukode buba buruhije, ariko ndahamya nashidikanya ko nabyo bazabikora. So nimara gukira ubwo wenda bizankundira nsubire mu mirimo yanjye, ariko Imana iha umugisha buri umwe wese, Imana iha umugisha ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza ubuzima busanzwe buzavuye ku rugerero, n'abakozi babo bafite na care, iyo bavugishije uburyo bakuvugisha. Urabona abantu twasezerewe mu bihe bitandukanye, twahuye n'ibibazo byinshi, hari abantu baba baracanganye, cyitwa gucanganyirwa kizi kubera amakompora, kubera ibiki, ugasanga yarasaze, wamubaza ikintu akusubiza ikindi, wabaza iki, ariko urebye treatment bafite kuno abantu bababwaniriza, bakamuvugisha akaba yagutuka, bakabyihanganira, ukareba kuno bavugisha abo bantu. Harimo abantu b'abanyabwenge bya hatari bwarenze, bagasanga nabo batera nk'ibisaza ukuntu, wamubaza ikintu akubwira ikintu kimwe wajya ngo umufilozofe. Hakaba abandi bahatari b'abadokiteri bazi ubwenge bwinshi bameze neza, harimo n'abakire. Nanjye sinari inyanyura bize, ntago nari umukire ariko nari nibeshejeho ngo nafite imbaraga. Iki kiganiro dukoranye ndaza kubabwira mushyireho ifoto yanjye nyibyibushye, abantu bayirebe ukuntu nari imeze, ariko nagurisha icyo nifite cyose. Nari mfite ikibanza ndagitanga, nari mfite ibiki byose, nari mfite n'intebe nziza mu nzu ndazigurisha, nyine ibintu byose nabigurisha kugira ngo mbashe kwivuza. So ubu ngubu amahirwe ahari, sinyishwa n'inzara, mbasha kugura akawunga abana bakarya, ndivuza. Imana ishimwe cyane, icyo cyari kiteye ubwoba kurusha ibindi byose, mbura imiti. Ntibazajya gutya umunsi nanjye nkagerwaho iyo nzu nkayibona,
imana yo mu ijuru izahabwa icyubahiro, na ba bantu bose nabashimiye sinongera gushimira ko nabashimiye pe, kandi deep ntabwo harimo ikindi kintu. Yego naguciye mu ijambo ho gato wenda Bosco, reka tunavuga ngo Imana nayo nkuru yaranahabaye irongera igusubiza n'ubwo buzima n'abandi bose washimiye. Ese tunagana ku musozo wenda w'ikiganiro twagiranye, uko biri kose hari abantu muri wowe wumva utana kwibagirwa, tukiri muri kwagushimira nubwo wari uvuze ko bisoje, ariko burya hari abantu navuga wenda bakubaye hafi kuva ibintu byose, ukabona uyu muntu kabisa ni iki, ukabugeraho ukavuga uti uyu muntu ahubwo nagereho anandeke. Abo bantu pe wenda kumeshoninga amazina, wowe wumva wavuga uti madamu wanjye se cyangwa se uwo ushaka, wumva niyo baba babiri cyangwa batatu, uvuga uti mwabaye mu ruhande rwanjye, ndabashimiye kuri ino kamera ya BBM TV, ni ukuri urabukoze ikintu gikomeye cyane. Ndashimira umuryango wanjye muri rusange. Umuryango wanjye ntabwo ugize intererano, umuryango wanjye wambaye hafi, yaba abo tuvukana, abo dufitanye isano, babyara banjye, abavandimwe banjye nk'uko mbivuze, uncles bambaye hafi, inshuti zanjye ngira inshuti nyinshi zambaye hafi, hoteli nk'ebyiri yitwa The Keza Hotel na Centric ba nyirazo, ababosi bazo bambaye hafi, ndabashimira. So n'abandi bose muri rusange bagize uruhari, bose ndabashimira, ariko cyane cyane ndashimira leta y'ubumwe, komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero. Reka tukureke nta kibazo, ariko nanone tutaragenda akabazo k'amatsiko sinjya ngenda ntakabajije. Ese byibura hari n'uwari wagerageza akaguhamagara ase Bosco watoye akabaraga wahagaruka tukikoranira nk'ayo mahoteli yandi wahoze ukorera n'ibiki byose, ese byo hari ubona wari nugerageza kuba yagutekerezaho bimeze bite, cyangwa se hari n'abo wakwisabira ino ni kamera igera ahantu hagiye hatandukanye, bimeze gute? Nubwo narwaye nakubwiye ko nabonye imiti, nkubwira ko meze neza, ikibazo ngisigarira mu mavi. So indwara y'umutima ntabwo ikira ako kanya, bisaba igihe kinini, ariko ushobora kwibana nayo imyaka myinshi, umeze neza, ntabwo umeze nka cya gihe, nubwo hari bitameze neza, amaguru singenda neza wabibonye, ariko kubera umutwe wanjye umeze nka computer, ntabwo ndi umuswa ndabizi, kandi baranzi abo bantu twakoranaga ibyo byose. So umwe muri bo rero yaravuze ati nubwo utameze neza nzajya nkohereza imodoka izigufate ikuzane, hari ibintu uzajya untunganyiriza, ushyirije ibintu ku murongo, nunanirwa witahire. Iyo ni The Keza Hotel, ndabashimira nk'uko nabashimiye kare. So n'ubu niho ndi, ubwo abanshaka, abakeneye kumbona, abakeneye serivisi za The Keza Hotel bambaza, nabafasha. Urakoze cyane Bosco, kandi ugumye ugira ibihe byiza. Urakoze cyane Omar.